Bene data mu mwami ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Ibaho Official, niyo channel turi gukoresha ubu ngubu, tunyuzaho ijambo ry'Imana rya buri munsi. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni icyerekezo. Rero ndagusaba kugira ngo ntukagicikwa n'ijambo ry'Imana, kandi nzi neza yuko uzunguka byinshi, cyane cyane ko mu biganiro tugira bishingiye ku ijambo ry'Imana, umwimerere w'ijambo ry'Imana dushingiye kuri Bibiliya. Rero icyo usabwa nta kindi, ntugende udakoze subscribe kugira ngo urusheho kudushyigikira, ndetse na like, udukunde, comment, tanga ibitekerezo na sharing kugira ngo n'abandi nabo babashe kubona ibiganiro byacu. Uyu munsi rero tugiye kwiga ku ngingo ikomeye cyane yitwa imbaraga z'amasengesho. Amasengesho ni ikiraro gituma umuntu avugana n'Imana, ni itumanaho ry'umukristo n'umuremyi we. Kandi Bibiliya itubwira neza ko isengesho ry'umukiranutsi rifite imbaraga, aho tubona igitabo cya Yakobo ibice 5 ku murongo wa 16 kuri B yaho, naho tubona gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo yasenganye umwete. Impamvu 3 zituma tugomba gusenga. Tubona ko gusenga ni uburyo bwiza bwo kuganira n'Imana. Gusenga niyo ntwara umukristo, cyangwa se nibwo buryo umukristo akoresha kugira ngo avugane n'Imana. Yeremiya ibice 33 ku murongo wa 3 hari ijambo ritubwira ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Imana ishimwe. Nuvuga ngo umukristo wese cyangwa se umuntu wese usenga Imana, ikintu cya mbere yumva cyangwa se yemera nuko ikiganiro cye agera n'Imana, kugira ngo aganire n'Imana, kugira ngo avugane n'Imana, nuko binyura mu gusenga. Rero uribaza, umuntu udasenga, umuntu utabasha gusenga, uburyo abayeho, uburyo avugana n'Imana, cyangwa se communication ye iri hagati ye n'Imana. Rero iyo dusenga tuba tumeze nk'abatabaza Imana, kuko iyo tuganira tuyibwira ibituruhije, ibituremereye, ibituvuniye umutima, ibituma muri iyo utabayeho neza, ukaganyira Imana. Hari indirimbo turirimba ngo ntukaganyire abayisi n'abagenzi, gutakira umuntu akaguteza rubanda, ngo takira Yesu, ngo niwe ubasha kuba igisubizo. Bisobanuye iki rero? Nta kundi gutakira Yesu, nta handi hantu, nta yindi nzira wabona wanyuzamo yo kumutakira atari mu isengesho. Mu gusenga niwo muyoboro mwiza, ni nabwo buryo bwiza bwashyizweho bwo kugira ngo tubashe kuganira n'Imana. Ubwo niyo mpamvu ya mbere ituma tugomba gusenga, ni uko ari bwo buryo bwiza tugira bwo kuganira n'Imana. Iya kabiri ni intwaro yo kurwanya ibigeragezo. Buriya nta muntu wabasha guhangana n'ibigeragezo adasenga. Gusenga niho hantu haguhe imbaraga zo kubasha guhangana n'ibikugerageza. Umuntu udasenga iyo ahuye n'ibigeragezo ako kanya araneshwa. Ariko umuntu usenga, gusenga wabigize ubuzima, gusenga wabigize uburyo, gusenga wabigize igikoresho cya buri munsi, ikigeragezo ko cyaza kimeze kose aba yambaye imbaraga z'umutima zo guhangana na cya kigeragezo kugira ngo kitamunesha. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 26 ku murongo wa 41 hari ijambo ritubwira ngo musenge, mube maso, musenge mutajya mu mwoshya. Umutima niwe ukunze, ariko mubifite intege nke. Aha aya magambo
yavuzwe na Kristo ubwo yabwiraga abigishwa, ubwo yari itangiye kugira mu bikomeye cyane muri bwa butumwa yari afite bwo kuza gucungura umuntu. Rero yabwiraga abigishwa bati nimusenge, kandi nyuma yo gusenga mube maso kugira ngo mutagwa mu mwoshya. Mutagwa mu mwoshya. Kristo yari azi ibigiye kuba. Kristo yari amaje kumenya ibigiye kumubaho, kandi yari azi neza yuko ibyo nibiba abigishwa be badafite imbaraga zo gusenga baraza guhungabana. Niyo mpamvu rero yabasabye kuba maso kandi bagasenga. Umukristo rero usenga, icyambere abari maso, igihe cyose iyo kije aza yacyiteguye, abazi uburyo aza kubyitwaramo. Umwuka wera abasha kumufasha uburyo abyitwaramo, kuko byose biba byaturutse mu gusenga. Rero indi mpamvu ya kabiri ituma tugomba gusenga ni uko ariyo ntwaro ya mbere ituma turwanya ibigeragezo. Reka nkubwire wowe mu Kristo, nawe muntu uri kunyumva uyu mwanya, tangira ufata igihe cyo gusenga n'umwanya wo gusenga kugira ngo ubashe guhangana n'ibikurwanya. Kubwira abahisi n'abagenzi gutakira ubonye nta mumaro, nta cyerekezo, ahubwo igifite umumaro nyacyo kizima ni uko ukwiye kubwira Imana, ni uko ukwiye kubwira Kristo akagushoboza, akakubashisha mu rugamba uri kurwana narwo, mu ntambaro uri kurwana no muri iyi minsi, ikagufasha kugira ngo ubineshe. Nta handi bizanyura rero atari ugusenga. Dusenge kugira ngo Imana ituhe imbaraga zituma tunesha. Icya gatatu, nabwiye ko mbabwira bitatu. Icya gatatu, impamvu ituma dusenga, impamvu tugomba gusenga, gusenga ni isoko y'amahoro y'umutima. Gusenga ni isoko y'amahoro y'umutima. Buriya mu buzima bwa buri munsi, ndabwira wowe nteze amatwi uyu mwanya, wowe uri kunyumva, wowe umwanya urimo unyumva kuri YouTube channel, reka nkubwire ngo iyo wasenze ugira amahoro yo mu mutima. Ubuzima uzabamo bwose nta mahoro y'umutima ufite, ndagira nkubwire ko ntacyo bizabikuma. Niyo watunga amafaranga angana iki, niyo watunga amamiliyari, ugatunga amamodoka, ugatunga ibingana, ariko nta mahoro y'umutima ufite, nta kintu bizakumarira rwose. Uzajya urarurira, uzajya uraruganya. Ariko iyo wasenze, gusenga ukabigira ubuzima bwawe, gusenga ukabigira ibyawe, ikintu cya mbere biguha amahoro y'umutima. Kandi mu buzima bwa buri munsi iyo wagize amahoro y'umutima uba ufite byose. Buri ikintu cya mbere ni amahoro, ibindi bikaza byiyongera. Nta mahoro ufite, ibyo warya ntibyakunyura. Nta mahoro ufite, aho wajya hose ntabwo wanyurwa. Nta mahoro ufite, ibyo watunga nta kintu byakumarira. Nta mahoro ufite, nta buzima bufite. Niyo mpamvu rero usabwa gutunga amahoro, kandi nta yindi nzira yatuma utunga amahoro ni mu gusenga. Senga ntawe urebeyeho, tangira ubyige nonaha, utangire ufata igihe cyo gusenga gake, ubigira ubuzima bwa buri munsi. Ntabwo umuntu asenga uko yahuye n'intambara, ntabwo umuntu asenga uko yahuye n'amakuba, ntabwo umuntu asenga uko yahuye n'ibigeragezo, ntabwo umuntu asenga uko hari icyo ashaka kubwira Imana. Ahubwo igihe cyose umuntu ahora asenga, ahora yegera, ahora avugana n'Imana, ahora yibwira, mbese buri munsi bikaba ubuzima bwawe bwa buri munsi, kandi ubuzima buhoraho. Rero gusenga, iyo wasenze niyo soko, ni isoko y'amahoro y'umutima. Abafilipi ibice 4:6 niho hari ijambo rivuga ngo ntimukagire ibyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana muyibisabye kandi munabyingingiye. Ikindi kirenzeho mushima. Rero bivuze iki? Bivuze neza yuko nta wundi dukwiye kubwira amaganya yacu, ahubwo tugiye kwegera Imana. Tukwiye kubwira Imana ibyacu bikamenywa nayo, kuko ariyo ituzi kuruta undi wese watumenya. Rero ntugatakira umuhisi, ntugatakira abahisi n'abagenzi, kuko uramutakira rimwe na rimwe akakwihorera.
uramutakira rimwe na rimwe akakureka akakureba gusa akakwira akigendera, cyangwa se akaba yaguteza abantu. Ariko Kristo wenyine, Imana yonyine niyo dukwiye kwereka ibyacu, kandi binyuze mu gusenga. Imana idufashe. Icyigisho, umutwe w'icyigisho cy'uyu munsi nkuko nabibabwiye ni imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho hari ibyo zibasha gukora, hari ibyo zibasha guhindura. Iyo wasenze Imana ubasha hari imbaraga wakira ziturutse mu masengesho usenga. Imana idufashe cyane. Hari imbaraga wakira zituruka mu masengesho usenga. Izo mbaraga rero hari icyo zikora, hari ibyo zihindura, hari imigambi ya Satani ziburizamo, hari ibikorwa bya Satani zisenyagura kubera gusenga. Hari imbaraga wakira, imbaraga zibasha gusenya ibihome bya Satani. Amasengesho ahindura ibintu, amasengesho ahindura ibintu bigahinduka iyo wasenze. Twibuka neza Eliya uko byagenze. Nidusoma igitabo cya Yakobo ibice 5 ku mirongo 17 na 18, niho hatuvuga ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura igwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga ngo nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yayo. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko mu gusenga harimo imbaraga zibasha kugira ibyo zihagarika, harimo n'imbaraga zibasha kugira ibyo zifungura. Mana ishimwe cyane. Hari imbaraga zibasha kugira ibyo zihagarika. Abisiraheli ubwo bararetse Imana, barahindukiriye izindi mana, Eliya yabibonye biramubabaza cyane, bimutera umujinya. Arebye ukuntu Abisiraheli bagomera Imana kandi bibagiwe isezerano bagiranye n'Imana, ko ryari isezerano rikomeye, ryari isezerano rifite imbaraga. Ariko ngo baribagirwa, bakurikira izindi mana. Nuko Eliya agira ishyaka, agira n'ifuhe ridasanzwe, arangije arasenga. Isengesho ribasha guhagarika imvura kugira ngo Abisiraheli babone yuko bakinishije Imana idakinishwa. Hari ibintu ukwiye guhagarika, hari ibintu ukwiye guhagarika ku buzima bwawe bishaka kukumenyera. Hari ibintu ukwiye guhagarika ku muryango wawe bishaka kuza kudurumbanya. Hari ibintu ukwiye guhagarika mu kazi kawe bishaka kuza kukangiza. Hari ibintu ugomba guhagarika kubera gusenga, ibintu bigahagarara mu izina rya Yesu Kristo. Ngo kandi ngo Eliya ngo icyo gihe cyose gishize cy'imyaka 3 n'amezi 6 ngo arongera arasenga, asaba Imana yuko imvura igwa. Ngo imvura iragwa, Imana iramwumvira, imvura iragwa ngo irongera ngo imyaka iramera. Yo, Imana yacu ishimwe. Reka nkubwire, imbaraga z'amasengesho hari ibyo zibasha kubohora. Iyo wasenze zibasha kubohora ibintu byari byaraboshywe bikabohoka. Niba uri umushomeri, imbaraga z'amasengesho zibasha kubohora akazi gafungiranye, kakazi kakaboneka. Imbaraga z'amasengesho zibasha gukiza indwara zari zarananiranye. Imbaraga z'amasengesho zibasha gukuraho ibigeragezo byari byarabaye karande ku buzima bwawe. Imbaraga z'amasengesho zibasha guhindura ibintu byinshi, zibasha gufungura imiryango y'ijuru igafunguka, imigisha y'ijuru ikakumanukira, imigisha ikamanukira imiryango yawe, imigisha ikamanukira business zawe. Gusenga bifungura imigisha ikamanukira. Niba warabuze urubyaro rukaboneka, gusenga bifungura ijuru, imigisha ikamanuka. Reka nkubwire, gira gusenga, ugire kwizera. Imana yacu irashoboye kandi irumva. Mu gusenga harimo imbaraga zibasha guhindura ibintu byinshi bigahinduka. Imana idufashe cyane. Amasengesho akiza indwara, abasha gukiza indwara. Umugabo witwa Barutimayo yarasenze, asenga asaba kubona. Amaso ye yari yarahumye atareba, ariko Yesu aramukiza. Mariko ibice 10 ku murongo wa 46 kugeza kuri 52 niho dusanga inkuru za Barutimayo.
rero Imana ibasha gukiza indwara zananiranye, Imana ibasha guhumura, ntabwo ibyawe byananirwa. Imbaraga mu masengesho, imbaraga z'amasengesho zibasha guhumura uwahumye agahumuka, zibasha gukiza umugaye akagenda, zibasha gukiza utumva akumva. Imbaraga z'amasengesho zibasha gusanga umuntu uryamye umaze imyaka ari imyaka akeguka. Tubona na wa muntu wari urwaye imyaka 38 ari ku kidendezi, yarabuze umuntu wamushyira mu mazi, ariko igihe kiragera kubera ko yumvaga akeneye gukira kandi yari afite uko kwizera, Yesu arahanyura. Ntabwo byamusabye imbaraga nyinshi kuko yari afite muri imbaraga z'amasengesho. Aramubwira ati ngaho haguruka, fata uburiri bwawe, ikora urugende. Gusenga gukiza indwara, gusenga gukiza indwara. Ikindi cya gatatu, gusenga kurwana intambara z'umwuka. Hari intambara twebwe tutabasha kurwana, hari intambara tutarebesha amaso, hari intambara tutajya tubona, ariko amasengesho, hakaba imbaraga z'amasengesho zibasha kujya kurwana n'izo ntambara. Pawulo na Sila ubwo bari bafungiwe muri gereza, barasenga, Imana ishimwe cyane. Barasenga, bamaze gusenga, Imana ikora ibitangaza, Imana irwana urugamba bo batari bafite ubushobozi bwo kuba barwana. Ibyakozwe n'intumwa ibice 16 no tubisanga ku murongo 25. Ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, bararirimba Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Gusenga mu isengesho harimo imbaraga zibasha kurwana intambara z'umwuka twe tutabasha kurwana. Buri hari intambara tutabasha kurwana twubwacu, ariko kubera amasengesho akajya kurwana urwo rugamba. Birumvikana ko ubwo bari muri gereza nta kindi bakoresheje, nta yindi ntwaro bakoresheje, yabaye intwaro yo gusenga. Ngo benje barasenga, bamaze gusenga ngo iminyururu yari ibaboshye iradohoka, ngo kandi ngo n'imiryango ngo irifungura, nta muntu yikozeho. Imana idufashe cyane. Reka nawe Imana ikurwanira urugamba utabasha kurwana, urugamba rw'umwuka uri guhangana rwo muri iyi minsi. Imana iri kurwanire ibyo bikuboshye, Imana ibubohore mu izina rya Yesu Kristo. Ahantu ufungiranye Imana igukureyo, kuko wowe ubwawe ntabwo wabasha kuba wahikura. Ahafungiranye umwana wawe Imana imubohora aho hantu, Imana imukure. Hari abafungiranye muri gereza y'ibiyobyabwenge, umwana yarananiranye neza, ariko Imana imufungura aho hantu. Urwo rugamba ntabwo wowe ubwawe warurwana, wakoresheje imbaraga zawe zishoboka, byarananiranye, ariko imbaraga z'amasengesho reka zigende zikore ku mwana wawe, reka imbaraga z'amasengesho zigende zikore ku mugabo wawe, reka imbaraga z'amasengesho zigende zikore ku mugore wawe, reka imbaraga z'amasengesho zigende zikore ku muryango wawe. Urugamba utabasha kurwana ubwawe, Imana iziri kurwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Reka nkubwire ngo urugamba utabasha kurwana, Imana yifite ububasha, Imana ifite imbaraga yo kurwana. Nta kindi bidusaba, nuko dusenga, nuko tuyisaba, tukayinginga, tukinginga Imana. Mu mbaraga z'amasengesho niho hava ibyo byose, niho hava imbaraga zibasha guhangana n'urwo rugamba rwose tutabasha kubonesha amaso, ariko rugamba rw'umwuka. Imana idufashe cyane. Amasengesho si amagambo gusa, ni imbaraga z'Imana zikora ku buzima bwacu, ni imbaraga z'Imana zikora ku buzima bwacu. Reka mbabwire gatoya, hari ubwoko bw'amasengesho
twagiye twiga bagenda twigisha ubwoko cyangwa se ngo ibice by'amasengesho. Kenshi tumenyereye ibice bitatu, aho dusangamo igice cyo gushima, tugasangamo n'ikindi gice cyo kwihana, tugasangamo n'ikindi gice cyo gusaba. Ariko nshaka kubabwira yuko ubu ngubu ngiye nshaka kubaha ibice bitanu cyangwa se ubwoko butanu bw'amasengesho, ubwoko butanu bw'amasengesho, kugira ngo nawe mu gihe uri gusenga ujye ubukoresha. Imana igufashe cyane, hari icyo bizahindura, ujye ubukoresha kandi Imana izajya ikomeza kugushyigikira mu buryo bwo gusenga. Wowe uri kutwumva, wowe uduteze amatwi, wowe uteze amatwi YouTube channel yacu yitwa Pastor Ibaho Official, reka nkubwire neza yuko Imana yumva gusenga, Imana yumva gusenga, kandi iyo twayisenze twizeye Imana iradusubiza. Reka mbabwire ubwoko bwa mbere bw'amasengesho. Ubwoko bwa mbere bw'isengesho ni isengesho ryo gushima, isengesho ryo gushima. N'ubundi ijambo ry'Imana ryo rigiye ritubwira ngo muri byose ngo tujye dushima. Ariko urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 5 ku murongo wa 18 niho hari ijambo ritubwira ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Gushima ntabwo dushima gusa kuko Imana yadukoreye bitangaza. Gushima ntabwo dushima gutyo gusa, mu bibaho byose. Nuvuga ngo ibibaho byose, yaba uri mu byago, yaba uri mu bibazo, yaba uri mu bigeragezo, yaba uri mu ntambara, ukwiye gushima. Ukavuga ati Imana, ndagushimiye yuko wampaye kuramuka, ndagushimiye yuko ari wowe wemeye ko ibi bibaho, ndagushimiye yuko ari wowe Mwami Imana wabishatse, ndagushimiye yuko wemeye ko ibi bintu bitugeraho. Mbese mu bibaho byose, mu buzima bwose dukwiye kubaho, dukwiye gushima. Ni Imana idusaba kandi tukayishimira muri Kristo Yesu, muri Kristo Yesu. Icya kabiri, cyangwa ubwoko bwa kabiri bw'amasengesho ni isengesho ryo kwihana, ni isengesho ryo kwihana. Kwihana abantu benshi babiha agaciro gakeya, ntabwo biha agaciro gafite imbaraga, kuko buriya kwihana nanone ni rwo rufunguzo umuntu abasha kugira bw'ubusabane n'Imana. Iyo utihannye neza, ntabwo ubasha kugira ubusabane n'Imana, ntabwo ubasha gufungurirwa imiryango y'ijuru yatuma ubasha kuganira n'Imana. Ikintu cya mbere bigusaba kugira ngo n'umuganire n'Imana ni uko ubanza kwihana, ukagira kwihana, ugaca bugufi, ugasaba Imana imbabazi, kuko turi mu isi, dufashe igihe mu ntambara, kandi urugamba turwana n'ubundi nk'uko twabivuze ntabwo ari urugamba rw'umubiri, ahubwo akenshi ni urugamba rw'umwuka. Rero rimwe twisanga dushaka kugerageza gukora ibyiza, ariko twajya tukabona ibibi byose nibyo biri kudutanga imbere gusa, nta kindi kintu kidushoboza, nta kindi kintu dukora buretse kwegera Imana, buretse guca bugufi, twanza tukavuga ngo Mana, noneho ahasigaye utuboneze, utweze dutunganye. Umuntu uzi gusaba imbabazi rero, uwo muntu Imana iramwemera kandi akihana, akanihanira kureka. Buriya Zaburi ya 51 duhasanga uburyo Dawidi yigeze acumura ku Mana, akora iby'Imana idashaka. Dawidi asambana na Batisheba, ariko Dawidi hari ahantu yakoze ikintu kidasanzwe. Amaje kumva atsinzwe n'umutima, arangije asaba Imana, yinginga Imana, abwira Imana ati Imana, umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye.
unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze icyangwa n'amaso yawe, byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka, uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe ezofu, unyuhagize ndaba umweru ndushe urubura. Arakomeza arasenga. Dawidi ati, Mana, ni wowe Mana y'agakiza kanjye, unkize urubanza rw'inyama y'umuntu, nibwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Mwami, bumbura iminwa yanjye, nibwo akanwa kanjye kazerekana ishimwe ryawe. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, ntunezererwe ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe, Mana, ntuzagusuzugura na rimwe. Ugire neza Siyoni nk'uko wishimira, wubake inkike z'i Yerusalemu. Icya gatatu, ubwoko bwa gatatu bw'isengesho, ni isengesho ryo gusaba ibyo ukeneye. Iyo wamaje gushima ndetse ukihana, tangira gusaba, tangira kubwira Imana, tangira kwisaba nawe ibyo ukeneye. Ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 7 ku murongo wa 7 niho havuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomanga urugi muzakingurirwa. Bivuze iki? Bivuze neza yuko icyo twasaba Imana dufite, mbese Imana iracyumva, iratwumva, kandi no kutwumva iradusubiza. Ushobora kutita ibikora ako kanya cyangwa se, ariko iba yabyumvishe kandi isaha igeze Imana irabikora. Rero bivuze iki? Bivuze neza yuko Imana yumva gusenga kwacu. Nusenga ujye usenga ariko unayisabe. Ariko mbere yo kuyisaba ukwiye kubanza umutima wawe. Umutima usaba urejejwe, umutima usaba umeze ute, byifashe bite, icyo nacyo ukabanza ukakirebaho. Rero wamaje gutungana rwose urasaba. Twihuse n'icya kane. Icya kane ni isengesho ryo gusabira abandi. Rero wamaje gusaba, ntabwo wizirikana wowe ubwawe, ahubwo uzirikana n'abandi. Ugomba gusenga ugasabira n'abandi. Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo wa mbere n'uwa 2 niho ijambo ritubwira ngo irya mbere ya byose ndaguhugurira nkwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitondera byose. Icyo bisaba rero, cyangwa se icyo bivuze, nuko nusenga, mu gusenga kwawe, mu kwinginga kwawe, ukwiye gusabira abandi, n'abandi nabo ukwiye kubasabira. Icya gatanu ni isengesho ryo kurwana mu mwuka. Kuko nk'uko nabivuze, mu masengesho dusenga dukwiye gusenga, ariko mu buryo bwo gusenga ntabwo turwanisha twebwe, ntabwo turwanisha umubiri. Abakristo ntabwo turwanisha umubiri cyangwa se imbaraga zacu, ahubwo ibyo turwana nabyo ni imyuka imwe yo mu kirere, n'abadayimoni, n'intambara zitagaragara. Rero ukwiye gusenga usaba Imana kugira ngo iguhe kurwana mu mwuka atari mu mubiri. Abefeso ibice 6 ku murongo wa 18 niho ijambo tubwira ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Ibyo byose nubikora, nusenga iryo sengesho, n'ubundi Imana
uzaba usenze isengesho ryuzuye kandi Imana izumva gusenga kwawe. Rero dusenge kandi twinginge Imana mu buryo bwose kandi twuzuze ibyo dusabwa, n'ubundi Imana izumva gusenga kwacu. Tugiye kurebera hamwe inzitizi zizitira amasengesho yacu. Inzitizi ya mbere ni icyaha. Icyaha nicyo gituma amasengesho atagera ku Mana. Buriya icyaha, iyo hari icyaha kidutandukanya n'Imana. Ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice byaho 59 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri haratubwira ngo dore uko kuwiteka ntikwaheze ngo kunanirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Bene data, icyaha ntabwo waba ufite icyaha ngo uranze ngo usenge. Hari abantu bajya gusenga ariko hari ibintu batiyambuye, hari umwambaro w'ibyaha batigeze biyambura. Icyo gihe ntabwo Imana isengesho ryawe rizamuka ngo rigere ku Mana. Urasenga uko wasenga kose, urasenga nyine rikagarukira mu kirere, kubera yuko ikintu kigutandukanya n'Imana kiracyahari, ntabwo cyavuyeho. Niyo mpamvu rero izo nzitizi zose zikwiye kuvaho kugira ngo Imana ibashe kumva gusenga kwawe. Icya kabiri ni ukubura kwizera. Iyo udafite kwizera, isengesho uko warisenga kose, iyo nta kwizera ufite, ni inzitizi yatuma isengesho ryawe ritagera ku Mana. Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 6 niho ijambo ritubwira ngo ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Bivuze iki? Bivuze neza yuko niba ugiye gusaba, niba ugiye gusenga, izere, banza ugiye kwizera ko Imana ishoboye byose. Imana nta kiyakinana, wishidikanya, wikumva ese koko byo ngiyemo suba Imana iranyumvishe, suba Imana iri kunyumva. Wowe senga wizeye, kuko nuzana gushidikanya biraba imbogamizi, ziraba inzitizi zatuma isengesho ryawe ritagira ahantu rigera. Ikindi kandi icya gatatu, indi nzitizi ituma isengesho ryawe ritagera ku Mana ni ukutihangana no kudategereza igihe cy'Imana. Abantu benshi barambirwa vuba, niyo kamere y'umuntu, arambirwa vuba, kuba atagira kwihangana, kuba atabasha kuba yategereza. Kandi nyamara hari igihe abantu bava mu byicaro byabo bakava mu mwanya wabo, nyamara isaha yari igeze, ariko umuntu akarambirwa akagenda. Ibisubizo byaza cyangwa se ibyo wasengeye byaza, bigasanga n'ubundi wa muntu ntaho kiri mu mwanya, ntabwo kiri mu mwanya we. Niyo mpamvu icyo usabwa ni ukwihangana no gutegereza. Abaheburayo ibice 10 ku mirongo 36 niho hatubwira ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Ni ukuvuga ngo turihangana tugakora iby'Imana ishaka kugira ngo iby'Imana yadusezeranije ibiduhe. Rero irinde, niba hari icyo wasenze, niba hari isengesho, hari icyo wabwiye Imana, hari icyo wasabye Imana, gira kwihangana, gira gutegereza. Wirambirwa ngo ubivemo ngo ujye mu bindi. Oya, wowe tegereza wihanganye, ibisubizo bitazaza bigasanga wavuye mu mwanya n'ubundi wari urimo. Tugomba gusenga twizeye kandi tukagira kwihangana, kandi ibirenzeho tukarushaho kubaha Imana. Umuryango rero usenga uhorana amahoro n'ubumwe, kandi umukristo usenga agira imbaraga zo kurwanya ibishuko. Umubyeyi usenga abana be aba ari kububakira ejo hazaza. Bene data, bakristo bavandimwe, dufatanije urugendo rujya mu ijuru. Twibuke ko amasengesho arizo mbaraga zacu, aribwo buzima bwacu, kandi aribyo biduhuza n'Imana. Yesu ubwe yasengaga mu bihe byose, kandi atwigisha ko tugomba gusenga tudahwema. Luka 18 umurongo wa mbere dusanga uburyo Yesu yasengaga. Rero ngera ku musozo, wowe wumvishe ijambo, ese niki wumvishe, niki ukuyemo? Isengesho ryawe rimeze rite? Isengesho ryawe rifatika mu buhe buryo? Dukwiye gusenga tukagera ku rwego
nyine imbaraga z'amasengesho zigira ibyo zikora kandi ibyo dusengeye bigakoreka bikaba kubera imbaraga z'amasengesho. Rero ibyo byose babikora wakurikije ibyo twagiye tuvuga haruguru, wakuyeho ziriya nzitizi zose zituma isengesho ritagera aho rigera, wabashe kubaha uburyo bwo gusenga, ugasenga ariko ntibizirikane wowe ubwawe. Imana icyo ishaka ko tunazirikana n'abandi. Mu gihe uri gusenga ntukizirikane wowe ubwawe wenyine, unazirikane n'abandi. Bityo Imana izagenda ikorera muri wowe, kandi Imana izakora ibitangaza hagati muri wowe ndetse no mu muryango wawe no mu byo wifuza byose. Rero ndabashimiye kuba mwumvishe cyangwa se kuba mwafashe umwanya wo gutega amatwi mukumvira ijambo. Niyo mpamvu tugiye gusenga Imana dusoza. Tugiye gusenga Imana, buri muntu wese ahantu ari nace bugufi yumvira isengesho cyangwa se ace bugufi asenga Imana, asaba imbaraga zo kugira ngo Imana imuhe imbaraga zo gusenga. Imana ikwigishe gusenga, imbaraga zo gusenga kugira ngo ubashe gukura izo mbaraga z'amasengesho. Nuko Imana izayaguha imbaraga zo gusenga, kandi dusenge duhozaho, atari gusenga by'akanya gato. Dusenge duhozaho, bibe ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mwami Imana yacu, turagushimira uyu mwanya udasanzwe watumye tuganira ku mbaraga z'amasengesho. Tumenye neza yuko gusenga ari intwaro idutsindira intambara zose, ni urufunguzo rutwugururira amarembo y'ijuru, kandi ni uburyo bwo kugumana ubusabane bwa buri muntu wese. Mwami, dusabe ko aya magambo twumva